The B-side muregezwaho na Tigo. Ayesa uchemi on the B-side man tayizigi double 5 turiwe kuri TV1 zero komeze fresh aho muri hirya no hino kandi ko mukomeje kunanirwa gahunda tabategure hano kuri TV1. Guys, nkuko bisanzwe uyu munsi muri B-side our star turi kumwe nabo. Uyu munsi turi kumwe n'umustar wagiye muri Taska, iyo ngiryo ni rimwe mu marushanwa yarakomeye hano mu gace biri uko rihagarara. Akaba yaragiye muri Taska ya kane, yes, edition ya kane, akaba yaravuyemo muri top 5 y'abantu benshi cyane bari bitabiriye iyo Taska bamwita Gabiro Guitar, ni juste nyuma yakangaka. Bien, Gabiro, tuguhaye ikaze. Yes, ndishimye cyane kuba ndi hano. Nizere kumeze bien. Double 5 man. Show ya ndayikunda cyane. Hege umuntu ageza muri show atarabona show nayo. Oya iyi show baje muri show atarabona. Reka iyi show abanze benshi bayizi. Kandi ni show nziza. Merci. Kabisa. Merci beaucoup. Nizere ko utabivuze kubera kuri mu ntabwo tugusoma. Oya. Oya ni show nziza nabonye ni show abantu bi exprimer umuhanzi akaza akaba we mbese akagaragaza iki murimo izindi show akirekura B-side kabisa is one of the best show nama interviews. Thank you very much kabisa. Bite someze bien? Ndashima Imana tuko biri. Wagiye muri Task? Niyo natangiriye umuziki ni nabwo nabantu nyeka ko bamenye. Gusa Task ni kera muri Task niko nakutangiye. Nibwo urebye natangiye umuziki kuko natangiye numva ashaka kuzaba umucuranzi wa gitari cyane kuruta uko naririmba. Ariko iyo ukina instrument cyane ya musique burya bikorejwe kuko ugira ure muzikari ikora cyane. Yes. So rero Taska project femije navuga ati why not reka ngerageza amahirwe numvaga ari aventure ariko nekeza ko burya nta muntu wajya agera ku kintu gikomeye ati aventure. Ni ibintu byanyeze ndashaka kumbwira ntaguciye mu ijambo ukuntu bagiye kwiyandikisha muri Task. Donc ukuntu ninde umuntu wese hari umuntu waguhamagara ubwire wana Jo Task yaje wano naona cyangwa se waravuze tu uravuga uti gereka ngende byagenze gute? Taska project fame yari maze gukomera cyane yari show ikurikiwe. Yari show yari maze gutwarwa na Cezari yatambutse yari maze gutwarwa na Alpha Rwirangira. So ku banyarwanda bose ni attention kandi yahinduye nekekaza ko cyagiye cya Alpha Rwirangira hari ikintu cyahindutse kuri music industry twatangiye kwibonamo ukundi kuntu. So naravuze kwigirira ikizere no kubona ko music y'u Rwanda yeke growing. So natekereje yuko rero kubera ko nahoraga ashaka breakthrough nk'umuhanzi ko ahantu nakwinjirira nanjye natekereje yuko ntago ashaka kuba afite ubushobozi bukomeye burenze ariko mfite talent. So cyari igihe cyo kujya kwerekana talent yanjye ndashima Imana mu bantu benshi twatiri kumwe nabashe kujya amahirwe yo kugera kuri ira level nyine abanyarwanda bose babonye. Ariko Taska project fame yari itangiriro kuko yego nashobora kuririmba neza ariko ikintu kinini cyane burya kiba muri nge no kwandika no guhimba indirimbo. None abantu batangiye kumenya cyane kubera indirimbo ya mbere nasonye kiva muri Taska project fame ni indirimbo nakoze ya inspiration yo kwinspira mvuga none ku buzima nari maze bese ndimo ibyo ndi kuziva ako kanya. Indirimbo yitwa byakubera byiza ni indirimbo nyeka ko abanyarwanda bakunze cyane n'abantu bazi ko Gabiro wenda ari umuntu ushoboye ikintu akenshi bariretinga kuri iyo ndirimbo. Kandi ikaba ni yambe n'ukuntu Two Face yakoze ino ndirimbo African Queen. Buri gihe ndiyeranje ngakora indirimbo nakoze za Carolina za Kaka Dance amahirwe indirimbo nyinshi zitandukanye ariko still abantu baba bagira ati so biragora ariko bon ari ufite fame. Oya actually nk'umuhanzi nawe arabizi iyo ubaye wowe inspiration ubundi muri iki gihe uzari abantu bari kurimba ibintu biri komasho cyane. Bon nanjye hari indirimbo ibintu biri komasho kugira ngo ndebe ko club cyangwa se ahantu henshi nagera nabona gigs. Ariko hari indirimbo ugomba kurimba nk'umuhanzi ikazagihora yereka abantu yuko kabisa uri umuhanzi ukomeye ikinspira n'abandi. Katucurangiye wa
tuba ubuzima bw'indoto nkuko uteye ukumva byaba nkuko nuko hari itikurimo nkuko nanjye hari itindimo bigatuma dushakisha nk'abagenda mu mwijima kuko hari icyizere cyo kuzabona umucyo ntukajya uheranwa n'ibihe ahubwo ibi ujye ubikorana koresha imbaraga zawe uyu munsi ejo hazisobanura ubuzima ni burebure ni wiheme njye nizera ko mugiye ngihumeka sinzigera mpinduka mu myumvire igihe kizasiba ntibizahita isi yose izamenye ikindimo nawe byakubera byiza byakubera umugisha nimba nawe ubyemera wahindura amateka yawe y'ubuzima nimba kandi ubyizera byakubera. Yeah. Guys, we're doing this live. Muri B-side ni danger. Comme bimeze. En tout cas, merci. Nika bien wan. Keza kya. Inspiration. Jise n'ubuzima urumva abarimbaga ubuzima bavuga ati nawe byakubera. Kuko niyumvaga ati nanjye ngize hariya kuri ya stage. Man, nta muntu bitabera. Nashatse kwespera nanone n'abandi. Kandi nikiza ko nayi message nanone igenewe n'icyo gihe kuko Taska Project Fame yari irangiye kandi nayo maze kumenya n'abandi bagiye bava muri Taska Project Fame ubukene ni breakthrough ni platform ubonye yo kuba wakwinjira muri game ariko ubukenewe nanone kongera kumvisinga abantu mu bihangano abantu benshi bavuga ati abantu muri Taska cyangwa se iki se kwibihangano byabo navuze atereka ninjire gutya ndashima Imana yo kugeza n'ubu ngubu that song is one of my best song kandi nayo indirimbo n'ubu ngubu nanjye nyumvishe na record yawe na sound yawe n'uburyo yasohotse ni indirimbo numva navuga ati ni kadoto Imana yamaye. Sure. Niyo ujya ku recording iyo ndirimbo niyo bwa mbere wari uje muri studio? Najyaga mbere wari waragiyeyo. Najyaga njya muri studio ngiye ku backinga abandi bahanzi najyaga ngira inshuti zanjye backinga najyaga njya muri studio nshaka kwiga nanone bya studio ndeba uko abandi bakora kuko ndabyibuka Nikora Bridge Nikora yari umuvandimwe kuva na kera na mbere nayo watangiye kunkorera ino ndirimbo byakubera byiza ntiyayirangiza nyuma ayiha Pastor P kuko iki gihe Nikora yahise ajya kwiga Pastor P man big up to Pastor P kabisa big shout out to Pastor P yayikoze neza. Hello Pastor Bugingo by the way ni nawe dukunda gukorana ibintu byinshi kabisa ndamushoje hanari. Okay. Mbere yaho si wari warize kuririmba byaje gute cyangwa se gutangira gucuranga? Kuririmba byaje kubera gucuranga. Kuririmba byo byaje mbere. Curanga byaje gute? Kuririmba byaje mbere kuko igihe natangiye kwiga gucuranga gitari nashobora kuba naririmba amajwi atatu. Nize mu kigo cy'Abadventiste kuko numvaga ari ibintu bindimo ubundi narandikaga kera na mbere nandika indirimbo ariko ntaynizera cyane ku majwi donc hari igihe umuntu batari yisobanukirwa ariko wizi igitwe oya nagiye cy'Abadventiste mitanumva igitwe gora ko abantu nibizi igitwera abantu mwese bizi igitwe niyo story urebye nagiye kwiga igitwe ngiye muri 4e miga icyumweru kimwe baraza nyuma barambwira ati ngo ntabwo ishuri wari waribonye itanjya mu yindi college rero abantu biga igitwe cyane barabizi utizi igitwe bigaho bita muri college rwa Nyeri nayo ni Adventiste ni college ya kabiri mbese nyuma ya gitwe. Okay. Naho rero ni mu Ruhengeri hari abanzi benshi nzi twiganye ba Derek active nawe yayizeyo. Okay. Ni ahantu heza ukwiriye tuva kuvuga ko abantu bose hari swing n'umuziki ni ibitaramo by'abadive urabizi abadive bararimba byataze gusa kuririmba rero nari nabitangiye ariko wowe ntabwo uri Adventiste
njye ndi umupantekote Pentecote. umu ADPR. ADPR. Kwambaye ingofero. Ni mu mutima tu. Ari abantu nabibwiye. Gusa ni mu mutima tu. Njye nuko mbemera nka ari idini ngiye rya mbere nemera rifite imigenzo nyine myiza ya Gikristo. Ariko njyewe ni mu mutima kuvuga ngo ingofero gusa uko nguko ni ibintu tubisanzwe. Ushobora no kubikora wihishe. Gusa nanone ntago ushaka kuba wamuhanze nanone. Ushaka kubona none w'abantu nanone n'abafanzi banye n'abakunda umuziki muri rusange bambone muri yashusho bivuzamo cyangwa mbwa burya nibikora. Okay. Meze mu yandi magambo wowe urimo kuvura umutima cyane. Ni nkuko nanone ndi rasta ku mutima. Okay. Yes. Okay. So hari murwanye niwo mwatangiye kubatangiye kunonoza ibintu byo kuririmba. Yeah, sure. Umurwanye navuye nzi kurimba amajwi yose. Najyaga nubwo ntari umudivantiste ariko iyo wiga muri bigo byakoresha. Ni nkaho uri umudivantiste wabikunda utabikunda. Ugomba kupresenta ibyo bita kupresenta twajya tukaririmba. Najyaga n'amakorari hamwe namwe bankunda tu kubera gukunda umuziki nyine tugahuza. So far ntekereza yuko hari uruhare runini cyane nakuyeyo kuko nize kumenya amajwi yariyo. Ni ibintu nagiye nanone nibitekereza ko nzabyiga ariko nabyo byaranshimishije cyane. Okay. So nyuma urangije uza kugira iyo opportunity. Nyuma byakorera byiza nyine bwo kariyeri numvaga itangiye neza. Ndavuga ati reka nkore izindi byakorera byiza hari mu mwaka. 2011 kuko 2010 nibwo twagiye muri Taska Project Fame. Yes. Birakomeza nkora indi ndimbo itwa ryari ntiyakomeza yafata neza. Bon nari nyiri kwiretuvamo gakeya kumenya ngo promotion y'indirimbo niki yari indirimbo nziza cyane. N'ubu ngubu ndayifite iri kuri YouTube channel yanjye abantu barayireba kwa. Inyuma yaho nongera kuko ni indirimbo nanone nayikoranye na Deviranks. Deviranks ni umwe mu bahanzi beza ba dancehall yatangiye dancehall kera mu gihe cya Demolition Base. Yes, barafite group yitwa Demolition Base. Niwe muhanzi sinatinya kwivuga ni umuhanzi ufite ijwi ryiza rya dancehall. Niba muri recording ya Jamaica, niba muri recording ya That Guy Has a Sound. Tujya tukuvuga ngo niwe muri recording sha telefone. That Guy Has a Best Sound. Ikindi kintu yafashe umwanya igapatwa. He's very good. Nakoze indirimbo ya reggae yitwa Amahirwe. Ariko Pacento ko ari muri yinkorera. Ariko arambwira ati man this song haraburaho to urana wamaze gukora cake haraburaho garniture. So the guy yinjiyemo ariko man we did the best song. Nayo iri mu ndirimbo zanjye nkunda cyane indirimbo yitwa Amahirwe. Okay. So tuagiye n'amahirwe mana izakora mu njyana ino. It's a reggae song. Yeah. Galimase oh na Pacento imi 6 string Gabiro gitare iyo mbona muri kumwe mudatinya habona unyibutse ibihe byashize umwanya umaye ni muto musigi yakari ku mutima sinakongera kubona amahirwe nkayo ngo nge nibagirwe sinakongera kubona amahirwe nkayo ngo nge nibagirwe mwoza ku mutima banumva natanga ibyo ufite ngomba ngarukire kuko ibyo nkora ntabwo ufite mbona turi kumwe byaba ari inyungu y'umugisha ndashaka kukwibagirwa nkabura uwakundutira nabona ufite uburanga nkabura umutima silasi aya me was surprised about to see the judge blessed me with an angel silasi aya me was so proud of love to see judge blessed me with an angel iyo mbona muri kumwe mudatinya bona unyibutse ibihe byashize umwanya umaye ni muto musigi yakari ku mutima sinakongera kubona amahirwe nkayo ngo nge nibagirwe sinakongera kubona amahirwe nkayo ngo nge nibagirwe
nicaye ndeba kagafoto kanye hamwe nawe kamura mu gituza rikarinda rirenga yaba wagiraga imwe sinari kugusaba ndi mahirwe nari kugusaba umwanya mu buzima bwanjye iyo mbona muri kumwe mudatinyabona umwanya umahini muto muzigiye akari ku mutima. Yes, sir. But still go with that pretty loose. You can like kuri Facebook page yacu facebook.com/ziggy_5 ko byanditse ngo kuri ekran. Double 5 kuri Facebook wandika Ziggy double 5 tout simplement. You can like uraza gusangaho n'izindi interview twagiranye n'abandi bahanzi ushobora kuba utarabashije kubona hano muri B-side. Man, ingi ni danger one. Yeah, man, this one my best song. Yeah, sometimes ingi ndabivise byatari. Sometimes hari igihe nicara nkumva indirimbo iraje. Akenshi ntabwo nyankunda kwandika indirimbo ngo kwandikira muri studio. Nkunda kwandika kuri gitari tu nkavuga ati ya manota araryoshye. None reka nyaririmbe none biryoheye kuruta amanota gusa. So gusa this song ni Pacento wayitangiye iyo noneho nayikora muri studio nasanze Pacento yacuranze ibintu byiza mba nkubisemo to Pacento arambwira mwana this chorus iraryoshye kandi iri emotional reka indirimbo tuzayikore tuyitayiye gusa Pacento big up to Pacento twakoranye neza nawe sinavuga yuko indirimbo niwe yavuyeho cyane kwa kona amanota niki niwe byaje gusa this is one of the best song. Shout out to David Ranks. Respect man, David Ranks man. Ariko namuvisa n'indirimbo yakoranye na Aidan. Na Aidan TK. Yeah, sure, that's a good thing, eh? New stuff out. Yeah man, big up David Ranks. Yeah. Don't say ngira nk'indirimbo ukunda cyane like you know like 2 or 3 songs nkunda mu buzima busanzwe. Yeah. First of all, the one and only Bob Marley Redemption song. On my best song. Actually mukanya nigeze kumva urimo kwitwika. Mukanya nigeze kumva urimo kwicura. Ndayibuka se. Oh, pirates, yes they are back. So right to the mention team. It's a reggae night for real. Minute after they took high from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We foreign this generation. Try, I don't know. No, that's my chini na churaga. Okay, man. I don't know. I shall pitch a mood, but I was happy to mood. But the song. Only praise you guys. You're going to churanga chera. Nindiri mwana churanga chera. Yeah. So now, since you come from mind and you could. Wow, kuba really more of a reggae artist. How do you define your music? Man. Ni gushaka kudefine. So many ideas. I have so many ideas in my head. Sometimes ngubu ngundi ni mushaka gukora sinari nakora zouk, but my next song is a zouk. Ngeyo numvishe ngewe Danny Vumbi niwe wigeze kumbwira he's one of my best friend. Arambwira man, nge nimvuga nk'umwanditsi cyane cyane arambwira kuko Danny Vumbi I respect that guy. Afite ikintu bita kwandika. Hari ikinyarwanda yandika man ukumva nago cyahita kiza vuba tu. Azi kwandika cyane. Ngewe yarambwira ati Gabiro wowe ngewe hari ikintu nkubahira ngewe nzi ko agiye kumbwira ati man nawe urandika neza. Yarambwira ati Gabiro uri umuhanga wo gushaka melody. Melody umuhanga ariko nayo ndabitekereza nandika nsanga nago ntabwo nandika ibintu bikaze. Njya numva indirimbo kuri radio kabisa nkumva nanjye irankanze mu myandikire. Yes, ariko melody byo hari igihe mba nicaye nkumva haje melody ya dancehall nayidevelopa sinayireka ndayiririmba tu. Melody nizo zikunda kunzamo cyane nkandika nanone nkamenya ibyo nandika muri melody kuko hari igihe indirimbo bumva ari ibyishimo hari igihe indirimbo bumva ari ubuzima busanzwe cyo kinda kirespecta cyane iyo ndi kwandika indirimbo niyo my beat nkayumva hita numva ikigomba kuririmbwamo cyane kuruta icyo shaka kuririmbamo
Yes. icyangombwa nuko bisoundinga iza bikamatchinga neza nge icyo kintu ndakirespect. So rero melody niyo mye numviza mbere cyane. So niyo mpamvu sometimes iyo ndi inspired na reggae ariko nkunda kumva reggae cyane. Nkunda kumva reggae, Jack Hill, nkunda kumva Chronix, I mean guy na denso mo gakeya this guy Cranium, benshi cyane. Nago nkunda kumva ba Conscience nkunda kumva za Tyrus Relay, those guys bakubita indirimbo ba Christopher Martin. Ni zo ndimbo zinyinspira, so sometimes banumva nanakorera no mu rhythms zabo. So iyo ndimo inspired with something nicyo kintu develop mo icyo gihe ako kanya. Abantu benshi bagiye bakunda ku complaininga kuri production yo mu Rwanda. Izine ntabwo ifatika, iracyari hasi cyane. What do you think? No. Ntabwo njye simbona ko kitumbwiye ngo ntabwo tubitaho umwanya munini. Abandi bo babitaho umwanya uhagije kugira ngo indirimbo isoke, ugasanga wenda indirimbo usanga wenda nka producer wahandi nko hanze abafite sound engineer. Kuko ntabwo ushobora kuba umuhanga muri ibintu byose. Usanga from kuva kuri ba Timbaland kuzageza kuri n'aba Nigerian, some of the Nigerian guys, usanga producer afite sound engineer we n'umuntu umumentaringa umuntu nakuyobora ati ibi nibi. So twebwe rero ntago habaho iki ni all in one. Ni all in one. Niyo mpamvu haba no kuba artist. Shobora kubera ko ntago byagiye kuri rwa rwego nyine bitwara igihe ndabyumva. Gusa sound ntago ari nanone nabo hari igihe wumva sound hari igihe wumva indirimbo ya Nigeria idafite sound iryoshye cyane cyangwa iki nanone n'ubushobozi nanone ntago wenda hano Timbaland akorera ariho Pacenta akorera cyangwa undi, ariko nicyo kintu natekereza hari sound engineer burya na producer. Ahubwo njye naba credit cyane aba producer bo mu Rwanda kuba ko ibyo byose barabikora. Nta sound engineer agira ariko indirimbo tukayumva kandi nanone ikindi kintu production yo mu Rwanda isigaye ifite sound nziza. From the Pastor Peas kujyagenda ukagera n'abandi benshi bose bakora sound nziza. Wenda hari igihe bitahoraho bitewe wenda nuko hari igihe umuntu hari igihe akora ino ndirimbo kuko umuntu abyuka nabi. Hari ni nko tufata urugero nko ku muntu ashushanya par exemple, hari igihe ashobora gushushanya design ikaba nziza indi ugasanga hari akantu kabuze, ariko ujya gufata nk'indirimbo ya mbere ya piano ya nziza ye ukayigereranya wenda n'izindi nziza zigeranye numva ziba ziri muri range nziza. Production iragrowinga. Iragrowinga kabisa ku munsi ku wundi, as well as na music industry yo mu Rwanda. Music industry kabisa iragrowinga. When kumatangiye muri icyo gihe 2010 2011 byari binagoye, ariko so far bungu televiziyo zaraje. Uzitewe tutangira kuririmba. Ndagiye tutangira kuririmba avant yuko njya muri Brothers. Hari ikibazo gikomeye cyane njya nibuka icyo gihe nta CD players ntabwo zari nyinshi. Ngewe ntayo nari mfite home. So iyo mashaka kujya gushaka indirimbo yo kurepeteraho tugiye hakunda kuba ibintu by'ama freestyle, gukora ama freestyle kugishamo ama beats tukarapa. Agendaga muri studio bagafata indirimbo from bakayikura kuri CD bakayigushira kuri cassette ukagenda ukayiflow kubita ama freestyle. Noneho wazashaka kujya muri studio, kugenda muri studio yandi niba produce muri studio ukagenda ukajya gushaka CD kugira ngo bayibanike kuri CD. Hanyuma ya CD wijyana handi muri studio from recording studio ukayishyira kuri CD, from recording studio iri kuri CD ukagenda muri CD muri studio isanzwe bakayigushira kuri cassette kugira ngo kujya kuyiplayinga home. No nagiye muri studio ari studio ya kera abantu bose bakoragamo n'impano. Studio y'umuntu bitwa Uwimana urayizi. Uriya mutipe ni umuntu wa mbere uzi technique zo recording. Ntabaho njye nibaza ukuntu ashobora ku recording kera computer zitariza. Yari danje ariko ama sound card ibintu byose akoresha ni ibya kera. But my friend kera indirimbo wumvishe nk'ino indirimbo y'impara ngo none dore umwaka urashize cyangwa kumva still turacyazumva ushaka kujya na club ukayikina. None se technique kandi bari recordingaga live zandi barazikuriye kuri buri bonane lazima tugomba kwicura bana recordingaga live. So rero nicyo kintu ngiye rero bitumye mpita nibaza ikibazo
okay nsamura nkibaza ndashaka kumva point de vue yawe abantu benshi bajya bavuga ko umuziki wari uwa kera ko umuziki w'ubu nta kigenda et pourtant iyo urebye techniquement usanga ntaho byari bihuriye urebye mwaye dufite ubu ngubu uko gitari ubu ngubu ivuga sound ifite ntabwo ariko gitari ya kera ifite sound ifite puis même n'amajwi ukuntu asohoka ubu ngubu bamaze ku recordinga kubera ibikoresho bihari biri plus performant ntabwo bimeze nk'ibya kera kuki abantu bakunda kuvuga ngo umuziki wari wa kera est-ce babibeshya nge ntekereza ko impamvu babivuga ari kubera ikintu kimwe abahanzi benshi bubu twebwe turi tukomasho turi gushaka cyane kugurisha cyane ariko ka kantu ko gusigira abandi bazaza ko gukora igihangano kizamara imyaka n'imyaka igihangano cyiza cyazaza ni ikibazo n'urugero na bon si n'igihangano gusa ntabwo dushaka kwiga mbere na mbere rero akazi kabo kari umuziki burya niyo uri muri bande n'ubu ngubu hari abahanzi benshi nzi bari no mu mabande iyo uri muri bande urataravaya umenya ngo kiki bayikubise nabi niyo waba uri kuririmba ariko usanzwe uririmba urataravaya kumenya rero kwinjira mu muziki ni ukuba umumiziki ariko abahanzi benshi turabaririmbye live ni ikintu tukishakishamo bon sinzi nimba ari ubushobozi bukeya cyangwa se wenda ari guhitamo k'umuntu ariko ubu ngubu iyo unyuze muri bande ukagenda ugakora nka bande n'icyo abahanzi sinzi mu myumvire y'abantu bumva yuko kuririmba muri bande ari kwica kariyeri ni perfection kuri buri murashaka ndatekereza rero twese turashaka turikodinge tukore amavideo akaze hari n'ubwo ugenda gukora ikivideo cya danje ariko abantu ugasanga audio wenda si hatari ndimo ndivuga turavuga abahanzi muri rusange noneho rero bariya bo baduhaga all in one tipa ajya kuri gitari ndabeshya se tipa ajya kuri gitari agakubita byari bigoye kuba umuhanzi kira gihe utashoboye niyo mpamvu ko bari guhita murimo kurikodinga iyo waririmbaga nabi ubwo mwarongeraga mugasubira mugatangira indirimbo bari baza amagitari ntabwo ushaka kumenya gitari utabimazemo igihe kinini byari iby'umwuga kurusha ubu ngubu uko mbitekereza byari akazi kenshi cyane kurusha ubu ngubu kuko yagomba gukubita konseri agacuranga live yagomba kwiga indirimbo bagomba kurepeta ari benshi iyo hajemo akazi k'abantu benshi rero bande akazi karabona ariko ngiye nkiririmba nka recording nanone indirimbo nkayigira gutya akazi karoro nekereza ko wenda kugira ngo natwe tubakonvince ni cya gihe n'ukunguku ntumero kambwe tugabira ufata gitari wereka abanyarwanda yuko ubeka ibintu bitandukanye no kuza ukaduha indirimbo yawe ati launch nako premier uri gupremieringa indirimbo so hari utuntu twinshi wenda dukeneye gukora dutandukanye na biriya bice gusa twereka abantu bon nanone yego n'ubushobozi ntabwo babugize ariko nako kantu wumva ko kuba umuntu yaguhaga byose biri live muri uko umubonye uko umwumvishe kuri cassette akabona ko umubona live bakagucurangira live niki byari byaranakomeye ni nawe musiki cyo gihe wari uriho ubu ngubu rero nyeka ko nanone ari mu bintu ni nayo mpamvu ubona umuziki wacu wenda ari igihe ugenda usubenya ni sacrifice tugomba gukora tugasubiza te rassurer ntabwo ari mu Rwanda gusa donc style ya music ikora ni kwisi yose niko mu muziki umeze usiga wumva ama electronique kumva indirimbo ziriho ushobora gusanga abandi ba musiciens n'abandi twemera cyane nabo niyo mpamvu yo haje indirimbo yanditse njye ntabwo nk'urugero niyo mpamvu haje indirimbo yanditse nka Hello ya Adele indirimbo cyangwa indirimbo nka This Song of John Legend All of me niyo izabona views izabona niko it has something original ikintu kigomba gukora kuri buri muntu wese akavuga ati ariko iyi ni inganzo none se vision ufite wowe muziki wawe ni bon so far no gukomeza gukora umuziki nekeza ko twese abungubu nk'abahanzi uri gukora kugira ngo witekerezaho igihe icyo ugeraho ariko nanone usige nanone n'ikintu nyine n'abandi bazaza baheraho bon njyewe ndi gukora kariyeri yanjye nk'umuhanzi
ariko nanone mbashaka ngiye vision yanjye siga ibihangano by'ireme siga ibihangano by'ireme cyane wenda si ngombwa ngo bibe byinshi cyane birenga ariko so far ibihangano hari abantu umuntu twavuganye ngo tubwire Gabiro who is Gabiro behind the music, you know, muri business ko tugiye dukunda kubikora ibyo bintu bashaka kumenya who is Gabiro behind the beat, behind the music, rero uko bakuvuza. Murakoze, njye nitwa Niyomugabo Idi. Kuba dufite umuntu w'umusitari nka Gabiro muri quartier yacu ni ibintu by'icyubahiro tunakwiye kwishimira kandi binadufasha cyane. Amaso ku maso sindabasha no kumuvugisha, ariko uko biri kose uko mubona imyitwarire ye, imico ye muri bagenzi banjye ukuntu baba bayimbwira, numva ari umuntu w'intangarugero, numva ari umuntu tugomba gufatiraho icyitegererezo mu buhanzi no mu bindi bikorwa byaduteza imbere, bityo tukaba twishimira ko igihe kimwe natwe twazatera ikirenge mu cye kandi turanabyifuza cyane. Muri quartier ngo ntarakubona uze kumushaka please. That guy I know him. Yes, umushake wangu ntarakubona uze kugenda umukore surprise. Bikaza ariko ndumva bishimishije sana gusa. Nziza sana. Hari mbere ko turangiza n'ibibazo by'abafana igihe twateguraga emission donc hari umufana yifuje kubaza ikibazo, abafana bifuje kubaza ikibazo, reka kubaza ikibazo hanyuma igisubize tubone gutaha. Okay, the question ni muri B-side. Banyeterike Ntambara, nkaba nifuza kubaza Gabiro ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere kiragira giti: nkawe Gabiro, nkatwe bahanzi bakiri batoya, watugiriye inama kugira ngo natwe dutere imbere nk'uko wateye imbere? Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, Gabiro, nifuza kukubona wagiye muri Guma Guma tukagushyigikira tukagutora nk'umuntu ubizi, nk'umuntu indirimbo zawe ziratwubaka ziratwigisha, so ni ukuvuga yuko ibyo ngibyo turabyifuza ko wajya muri Guma Guma. Sinzi icyo bisaba kugira ngo ujyemo, ariko turashaka kujyamo natwe tukagushyigikira tu ntaribe. Bien. Cyo bagiraho inama urashaka no kubona muri Guma Guma. Twihuse ikintu numva namugiraho inama no gushakisha inzira zose. Biterwa kandi no kubyumva wowe mbere na mbere banzuza n'ikikurimo. Yes. Ikikurimo nicyo gituma burya abantu nanone bagukunda. Hari n'ushaka kurwanya ariko sofa ufite ikintu rubanda nyamwinshi bakeneye, uzashakisha uburyo bwose bushoboka bwo kucyerekana. Ukereke n'utagikeneye n'ugikeneye n'ukurwanya n'ahantu hose wigira icyizere kandi wumve ko abantu bose ari inshuti zawe. Ndavuga buri muntu wese yagufasha. Gerageza umwereke impano yawe kandi ugerageze kuba updated, dushakishe ahantu hose wanyura kugira ngo urebe ko wagera ku kintu. Wowe ukoresha imbaraga zawe uwo munsi urimo, ejo hazisobanura. Okay. Guma Guma urahabaye? Guma Guma ngeze ndumva n'ibyifuzo by'abafana, ibyifuzo by'inshuti, ibyifuzo by'umuntu ukoze umuziki igihe kinini. Ngiye muri Guma Guma ngiye nka Gabiro, nabishobora nakora akazi kose gashoboka. Ufite indirimbo abanyarwanda benshi bazi, nagaruka mbere naba nzengutse igihugu. Hari ibindi bikorwa bindi nagiye mu byo kurwanya ibiyobyabwenge bya Rwanda Biometric Center. Hari ibikorwa byinshi nagiye kuzenguruka igihugu, njya i Rusizi, njya hehe. Bon, ngize opportunity njye nakora. Gusa nanone n'umuhanzi atambonye muri Guma, n'umukunzi wanjye atambonye muri Guma Guma, zashaka ubundi buryo bwose burenze kugira ngo akomeze mbone. Cyangwa nuko ibihangano gusa no kuba proactive ugashakisha. Bon,
hariho uruhare rwanjye ndabizi kugira ngo ndebe ko hari icyafasha kugerayo bitanakunze nkashakisha nanone n'izindi nzira zo kugira ngo abafana banjye bakunde babone ibyo nkora. Bien. Tugeze ku musozo B-side uyu musi ushaka kulenga kano nakubonye tunakubonye tugushaka kukubita injyana avant ko turangiza. Nigabiro gitare kuturimo kumasa kutizade amabyeyi barimo kumuzitarifi kora kwa mitsimeta ngo dupange ubukwe vuba reka tubirangize. Carolina ndambiwe no guhora ngutegereje iyo umwaka ushize niko ngenda mbona ko wakabije bigatuma nibaza niba hari ngutegereje umuza ku bibazo nkaho hari icyo nakosheje reka mbikorere bakuru nge mbikorere n'abato umuziki niwo njyana ku isoko nakabuza ngerayo. Thank you, Baba, for the blessings. Ahongeze ni wowe biti za piano ndazivuna na muzea kazibyina aho ngenda mu nzira na mutima zizina kubera ukuntu njyambyina muri B-side. Reka mbikorere abakuru nge mbikorere n'abato umuziki niwo njyana ku isoko nakabuza ngerayo dawe umugisha banyumva bariya banyifuriza chance nanjye nzakomeza gukora abanje bazagume barye dance nzakomeza nkore abanje bakomeze barye dance bishime babe inspired. That's music ubundi it's a feeling thing. Nyekeza nk'ukuntu Bob Marley yakoraga music. He wasn't expecting to get there but he wanted to have people, you know, yashaka abantu babona iriya message. So izindi nzira harigeze zifunganye kubera wenda runaka n'iki bo ariko nekeza ko Uwiteka tuhari azabikora byose tu Yes, reka mbashimire mwese turi kumwe munsi muri B-side. Tumuse ko turi kumwe na Tigo, sponsor officiel ya B-side kuri TV1. Tumuse kandi ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ziggy_5 mubyanditseho ngo kuri ekran cyangwa se ugiye kuri Facebook tu simple wandika ngo Ziggy55. Niba utabasha no kubona ikiganiro ejo tuzayishyira kuri Facebook page yacu ushobora kuzagikurikira. Harimo ibintu bya fresh sana, some live music. We do it live man. Reka rero ngushimire cyane ko waje muri B-side. Turi kumwe n'utaha Imana ikomeze gufasha mu kazi kawe ka buri munsi ukomeze ubahinjyana ngo niko bimeze. Yes, kuwa gatanu uko bisanzwe guys, our star tuzaba turi kumwe nabo. God bless you, bye bye. Yes. Pastor P, respect man. Tuba ubuzima bw'indoto uko bukeye kumva byaba nuko hari ikigurimo nkuko nanjye hari ikindimo bigatuma dushakisha ntabagenda mu mwijima kuko hari icyizere cyo kuzabona umucyo ntukajya uheranwa n'ibihe ahubwo ibiwujyo bihorana koresha imbaraga zawe uyu munsi ejo hazisobanura ubuzima ni burebure ntiwihebe njye nizera ko mugiye nk'igihumeka sinzigera mpinduka mu myumvire igihe kizasiba ibindi bizahita isi yose izamenya ikindimo nawe byakubera byiza byakubera umugisha nimba nawe ubyemera ayobora amateka yawe y'ubuzima nimba
burya byatawa twese simbona itandukaniro ryanjye nawe abantu ni kimwe nta muntu kamara nawe byakubera ko ruzakabya inzozi niwite ku bantu bo ku kinege haranira guhora uruwe imbere inyangamugayo mu bantu niryo shema ry'umugabo kandi ntugatinye ahazaza kuko nahawe nge nizera ko mugiye nkigihumeka sinzigera mpinduka mu myumvire igihe kizaza ibindi bizahita isi yose izamenya ikindimo nawe byakubera byiza byakubera umugisha nimba nawe ubyemera hindura amateka yawe y'ubuzima nimba kandi ubyizera byakubera byiza byakubera umugisha nimba nawe ubyemera hindura amateka yawe y'ubuzima nimba kandi ubyizera niyo ntumbero nicyo cyerekezo cyanjye ukwandika amateka niba nawe ari ukubyumva gira ufashe turirimbe The B-side mwayigezwagaho na Tigo.